hapo zamani za kale chini katika kabisa kwa palikuwa from 15. Ya ubu turi kuri state rero ibintu bimeze bien. Nkuko twabasezeranyije ko bigi mbere ya shoot tuzadukora akantu twakira umuntu umutumirwa n'umunsi nibyo turimo kandi komeze mu dushyigikiye episode ya 4 igiye gusohoka, iya 5 ize dufashe mu duhe support yanyu kuri sub, kuri comment, like, share and comment byano bikeneye kabisa. Okay, rero no mu tariki 12 z'ukwezi kwa 4 komeza kwifatanya n'abanyarwanda bose muri rusange bagizwe n'ingaruka za jenoside, yaba umwana yaba umubyeyi, twese turabibona nyine ni ibintu bitoroshye bikomeye. Rero dukomeze kwihangana tugenda amabwiriza bashyizeho, twihanganisha n'abasigaye, dukomeze gufatanya. Rero sindi njyenyine turi na director Mr. Vibes Rwanda. Big shala. Okay, njye ni umutumizi. Nakoya uri umusaza. Yeah, greetings to my people. Greetings to my people. Amazina yanjye nitwa Mr. Vibes Rwanda, ndi umunyamideli, ndi model trainer, aba n'umu designer uturuka muri Muranyira. Yeah, guess what? Turi hano turi kuri set. Uyu munsi wacu wa 100,000 n'ibyatsi turi gukora kuri film yiswe ESE. Njye ndi cast coach cyangwa se casting director. Twaje gushutinga nanone. Ndumva kuri vuba turareleasinga episode nshyashya. Uretse ko twiyemeje no kubamenamo episode umufiririzo. Ubundi kuwa 3 tuzadushyira akantu. Kuwa 5 episode. Ngira ngo ino ni content yacu tuyimenyeranyemo n'abantu bacu. Iyi content yitwa after movie, nyuma ya filime ese umuntu abiki, nyuma y'ibi turimo umuntu ameze ate, na behind the scenes tuzatuzibaha. Sure, behind the scenes zizajya ziza umugani. Uyu ni producer, biriya bintu byose mwabonye beditinze, biriya bintu byaje umuntu nabonye akarakara wow, ufite ikiraka $2,000, $5,000, $1,100, miliyoni $1,000. Bro arabafasha, no mukameraman yarabyize, ni ibintu amazemo imyaka itari munsi y'itanu. Aza dutangira no kwamamaza. Baya ntabwo turi kwamamaza, turi kuvuga ibiri byo, sibyo? Nibyo ariko ya kandi nyine ubaye ufite bridal shower, any party ushakamo amafoto asa neza, wana hitinga Fab Pro aragukorera, no muri legend. Guess what? Twahita dukomeza twakira umuntu kugira ngo byorohe tugere faster. Yes. Rero tugiye kwakira umuntu bakinye n'umugabo utari umugabo ariko agerageza neza. Nazina n'umugabo nyine muri filime tu. Ubwo rero ni ingirwamugabo. Ingirwamugabo aba ari umugabo wigira umugabo ariko byanyabyo by'umugabo. Nose biraga ari byanyabyo. Niyo umugabo avuga ngo bwa bundi bwana byayo bwa bwari bwiza bwo bwana bw'imibukano. Wowe wabishobora bimeze nka bya bindi umuntu n'amagorane. Ubundi aya magambo yabagaho kuva kera, ntabwo ari ibintu byaje ngo ni ibintu ngo bigezweho biri trend. Oya, nta magambo yabaga agoranye kuyavuga, yavugaga abantu bagira umuntu. Hari umuhanzi nigeze kumva bamubaza ngo yashishe indirimbo, arangije aravuga ati ngo nta bishya biriho, ahubwo bavugurura ibya kera. Ni ibya kera n'ubundi bari gukora, kuko wese nk'umuntu yabaye ngo bwa bundi bwana yagwiyaga ubwo bwana. N'ubundi kera byabagaho nyine, habagaho ibintu kuno twicara habaga intore, ariko umuntu wese yabaga ari intore kwa kundi ngo hazaga n'ifura wa muntu mwasirezanyaga ugasanga araraka, kandi ni ibintu byabaga ari umuco nyarwanda. Ariko ubu ngubu uzaranga kwiki uzana ubucucu akurega
ibintu byose byabaye ara nubwo editing reka twakire rero Mr. reka twakire umutumirwa wacu. Umutumirwa cyangwa n'umusambi byose ntabwo ari ubwa mbere azaza si ubwa mbere. Ikindi nta muntu uvuga umugabo arivuga. We may give him a time to introduce to our people, audience dukunda Ham Studio, hari audience hari ababyeyi, hari abamama cyane ko dukina filime zirebwa n'ingeri zose. Yes. Reka tumuhe atwibwire. You're welcome my brother. Yeah, my people. Yes. So, amazina yanjye ubundi nitwa Select, sibyo? Kuno ariko nitwa na James Ninjye. So, nkaba ndi umata muri iyi movie tu nitwa ESE Ninjye tu. Ako nyine uburyo nakinye mu masha. Imana nyine ninshoboza wenda ibyo banyigishije wenda bizambaho tu. So, nakinye mu ndi mu diaspora me. Mfite umwana wanjye yarasohotse episode ya kabiri ari. Yes, yarasohotse. Nagiye bashishikariza ko episode ya 4 noneho nzazamo umuntu anyindura. Of course. Muzanyindura. Ubwo bivuze iki? Nzagaragaramo cyane. Cyane. Wa muntu bakunze kwita type. Ninjye type muri iyo movie. Muri episode ninjye type n'izindi zizakurikira kandi ninjye type. So tunabijyanira nako hari aka video kaga short ka Catherine nzaba n'umukozi wawe. Umukozi wawe yitwa mu mutwe. Nicyo kintu cyansekeje ariko bari ubundi mutwe bararyavuye hera. Umutwe bararyavuye. Ntago ari njye mwakoje kubaza ibyo biboro kuko ntago ari njye nandika noza script ntago ari njye nzandika. So ndumva mwabibaza umwanditsi wacu bamwita Emeline. Yes. Cyandumva rero mwabibaza impamvu yamwise. So nanjye ni story creator ni Mr. Vibes. Yeah. Wowe wagagoye kubyibaza ukanabyisubiza. Ahubwo writer niwe wabibazwa uko wowe. Niwe wabibazwa ubona ukabisubiza. Bisubizanya kuko mwese murabi. Okay. Pfa kuba icyo nuko kimwe cyameze ikindi. Bana hojeti ngari yona nifi ni iki cyameze ikindi. Icyo nzi nuko kimwe cyameze ikindi. Yona yamizwe ni. Yes, reka tubikomoza twite tubikomezanya. ESE James ni ikibazo cy'amatsiko. Ikibazo n'umwese akibaza ko nyuma yuko tumaze kubaza abakarata barenga batatu bavuga ko ari abanyukaming. Ni abantu nyine abenshi muri bo bavuze ko batagiye biga ibi bintu ahubwo it's talent. How can you express wowe ESE bimeze bite? Wowe ni talent warabyize? ESE ari ubumenyi bifite manje ntabwo navuga kari ubumenyi bifiteho nta muntu ugira ubumenyi ku kintu ngo kigire ubumenyi kandi icyo navugaho kera nka 2018 bigeze gukina mu ariko yaje gupfa nyine birangira byanze. So ndayikiyeho 2018 nigeze kunyara akazi. Ushobora kubona yize nyine hasohotse akazi. Ibiyobyabwenge bana nigeze gukinamo agace gatoya nyine birangira binavuye. Icyo gihe nibwo nagaragaye muri movie yanjye. Ariko ubusanzwe bitewe n'amasomo nize sibyo nize ikintu cya literature. So muri literature rero twagiraga ibintu byo gukina amadrama of course n'amatheater. Yes. Hagiye wabyisangamo nyine ukata tayari ujya kuri scene ukavuga ati uyu nguyu arakina ameze gutya na gutya nyine ukabikina hano ukabona ni byiza. So nyine ndumva ari cyo ngicyo cyane ko filime n'ubundi ari ikinamico. Yes, ikinamico. Nuwe muco w'umuntu ushobora gukina ukagutera ipfunwe cyangwa se nuwo muco w'umuntu ushobora gukina ukumva proud. Manje reka mubwire tuse kubera ko nyine aka nakazi Imana gukina movie nakazi twari benshi gatoza. Njye numva jera nawe umutima icoza njye nayikina kuko nabanze ko mukinye hari ibyo nakwinjiza niyo mpamvu njye nakina imico yose. So you don't care about the people ntabwo wita ku bantu se baravuga they are all going to say like uyu muntu se bura hari isomo abakinnyi nyarwanda cyangwa se abantu bakina sinema nyarwanda bakuye. Hari umugabo kera akundaga gukina yica abantu. Yes, Ingenzi na Paul ngira ngo iriya ni filime. Shout out to bakuru bacu
turi gutera ikintu cyawo ariko ngira ngo uri umuntu abantu benshi bigeze gusa n'abatekereza ko uri umuntu ushobora kuba ari umuntu mubi ushobora kuba ari umuntu nyine utari mbo abantu benshi tuvuga ati ni umuntu bitewe na role ya kimwe mite mbikuririza kuri na Shumureta filime y'inyamahanga abantu benshi ba Shumureta byavuzwe ko bamwangaga atigeze abona umugabo nyine mbo ashobora kuba yaramubonye ariko amubona anatinze ese wowe utekereza ko ushobora gukina nka role ituma nawe ujya muri esanse bigatuma nyine umuntu ibintu bibaho ugasanga nkuko reba uriya mumeri bitange intare y'ingore uriya mumeri ntabwo ari mwiza ari amahugurwa yigize nyine ni mwiza ntabwo ntabwo ariko bisanzwe kuri akina ni umwateri Evan afite n'ikigo cyigisha biriya bintu byo gukina filime nagiye mani ni umuntu mwiza gusa nyine ukuntu akina aba ari akazi ntabwo ariko umuntu aho gato biriya bintu byarakaje byarakaze noneho nkahita nkuririza ese uyu we ntabwo atekereza ko bishobora kuba byamwafekta ese we abitekerezaho iki ubundi mu magambo make mani igihe kintu navuga cyo ubonye ahantu ukura umugati tushane n'ubuzima wawe uhata sibyo iteka iyo wishinze amagambo y'abantu mani yacamo so ujya ukora ikintu cyawe kuko nyine uko ukina ntabwo ari kumeze sibyo iyo ko nimba nyine n'umusambanyi ntabwo ndi umusambanyi we umuntu ni wowe uba wize keretse wenda ikindi kintu nimba uri umwicanyi bikazagenda bigukurikirana ukazaba we ni waba n'ibindi wawe ese nabyaza kubabira ntabwo utekereza ko ababyeyi bacu bareba izi filime ngewe mama arazireba mama ababyeyi barazireba kandi buriya nanone turacyari abana mu rugo even if dukora ibi ni akazi ariko nagutekereza ko mama wawe yagira ikibazo kuri ibi bintu se akaba yavuga se kuki umwana wanjye ikindi ibi bintu simbishaka ntabwo utekereza ko ibyo bintu bibaye ese biramutse bibaye byagenda gute manje ntabwo ndi under age ku buryo iwacu ngo umwana wanjye ndaye ngo baramfuhira ngo kugera twatanga kwe kuvuga byatanga ngo twagiye kumenya imyaka 13 rero ngende umuntu mukuru so ndi mukuru bihagije ntabwo ngiye nyika ko iwacu bafatira umwana ninjye ngomba kuyifatira rero ko bareba filime bagomba kwifata uko manika n'akazi yes reka mpita nkuririzaho ikibazo kimwe guys munyihanganire avuze ikintu cy'ubwana mpita nibuka ese Mr. James yes selector woman ni n'umu DJ by the way n'umu DJ mwiza I know reka mpita nikururiza uravuze kera hari ukuntu kera umwana yajyaga kwidumbaguza akaba yarasyaga you know yes n'ubuzima twese twaciyemo ntibabona umuntu ameze gutya ariko it's a life twapasinze through yes wigeze usyaga wigeze widumbaguza ese wigeze widumbaguza mu mwaka bibona yarenda gukora amatwaga bagenda nkubwije ukuri sibyo ibyuzi byo mu mujyi wa Kigali byose yes cyenda arabyose nukuvuga ngo ibyuzi byose uzi mu mujyi wa Kigali undeba gutya imana cyenda arabyose wigeze kwidumbaguza bitaga iyanza kujya cyangwa narayidumbaguje wana gazaza nawe yabanyishe ari umurara nyine twagendanaga witwaga Mariko bana ngatubwira ngo twisiga isabune bana isabune tukayifata tukayisiga niyo wisigaga isabune niko byakomeraga bamwira baraza ariko hari n'andi mavuta twigize ureba ufata igisheke please igisheke kikanja noneho ugahita ukisiga bro ibyo ngibyo nabyo the life you pass the shot byarirenze arisoze mwana ngira ngo ibyo birahagije turi kuri set tugiye gusetinga turagira ngo dusetinge ahantu tugiye gukorera kugira tubashe kubaririzingira imiriro yanyu nkuko mwarumubwiriza ndumva yadusezera nyine my big guy ariko ntabwo dusezera ko ntabwo agiye kure man icyo ngicyo nababwira nuko so ino filime irakomeje mujye kuri platform za YouTube, Instagram, Twitter hose na studio share to subscribe mungu tuvugana turi kuri set ahantu bita muri Congo Lubumbashi
ubu turi Lubumbashi muri Congo kwa Moise Katumbi. Tugezeyo gutari koko. Tugezeyo gutari koko kuna. Keep in touch wana andi masizoni andi muna approving kutuntu tw'uturaje platform zose ni selector ono of course. Ndumva ari ibyo turashimira costume designer guturuka muri Muranyela. Urabona ni bunyambika fo basi kugira hejuru ni nawo nyogoshije. Aranogosha. Ibyo birababwiye ntabwo ari byo ariko yambaye neza. Ushaka imyenda ushaka iki hit Muranyela ni kuri Instagram. Ndumva munabishaka ibindi mwavugisha Fabu Pro arabazi cyane yaba linkinga kuri we. Ngende mukabimbaza ibyo bintu simbizi ariko araberewe. Of course man. Reka tumubasigire tubanze tugiye cha big time. Nuko mubona nyine tugiye mu shoot tugiye turangize gusa mudufashe subscribe, share and comment.